romantique si Yes, turabashuje nanone kuri chano yacu ni Naomi na Dadu. Twagarutse nk'uko twabibasezeranije. Twagarutse kandi tuje kubaha ubuhamya. Bwa buhamya twababwiye ubuhamya story time. Yes, kuri chano tubabwira ibintu byinshi bitandukanye ariko twabasezeranije ko tuzabaha ubuhamya gato kuntu urugendo rwacu rwagenze. Ubwo rero twaje nk'uko mutubona nukeye hano cyane unamubona yewe Mrs. Pole Dadu izina rye bararigishije kuri bazi Dadu. Yego Dadu murakaza neza rero kuri chano yacu Naomi na Dadu. Uri kumva mufite rero muri gushyika ko tugiye kuba guess what tugiye kubabwira icyo mwicare hasi umuntu uri guteka abanza kupe gaze yumva inkuru cyangwa ariko dabana baburara muteke murangize muze mwicare mutereke amaguru hasi n'amabuno hasi mwumve ganira. Buriya rero umuntu ashaka kumva neza ariko uzi impamvu abantu naje kumenya impamvu bashiriza usanga bashize bafite masimati abantu bo mu Rwanda n'abasirimu murabizi nawe ariko tubanze tubasuhuza abantu bari mu Rwanda bari ku migabane yose abarundi inshuti zacu arabonye n'abashiri abarundi b'abashu yes na muri Amerika abacu ku migabane yose bariyo turabizi twagiye tubona abantu benshi bagiye batwandikira muri comment bavuga ati turabakumbuye natwe turabakunda. Ntarabona umurundi utera comment imbi sindamu abarundi n'abana beza n'ukuntu wavuga wumva ukuntu ururimi rwawe ruraguyaguya mbe mugabo ukuntu nk'uko nyine mugabo turabashuhuje mukama bahezagire. Yego muraba banki beza murabavandimwe ngaho gerageza nawe basuhuze mu kirundi. Oya sisobala ni ariko nabo hirya naho tubaramusezanyo muri nyari akatonda hakurya mu mukama abagira iki aba wo mukisa. Okay we baresebo hari n'abari muri Tanzania cyane cyane muri bino bihugu duturanye ariko nkuko twabivuze ku migabane yose cyane namwe bari hano mu Rwanda abamama beza abapapa beza abasore beza inkumi nziza mwese turabashuje. Hari umuntu uzi gukora imisatsi hano bya nyabyo ushaka kuba ubwiza data muranzi izajya bacishiriza akantu ni gutya izina cye mazi hashye koko. Yes uyu nawe reka bibwire noneho ubabwire n'ibyo ukora skarano baba batazi ibyo ukora we bazi ngiye imitwe nabyo bazi yewe rero uko mumbona uku ngiyewe rero buriya ngiye ndi umutekinisiye mu hora kugira ngo inzu zanyu zake zimere neza nuko hari ukuntu tugenda duhuza insinga tugakora ama connection tugashyiramo ampure itara rikaka. Ni umutekinisiye umugore uri kureba hano bwira umugabo wawe bwire Dadu Dadu niwe wakwakiriza inzu kaka neza cyane uko yabinga niyo yabigorofa ringana gute arabyenstar. Okay ubwo rero twari twababwiye ko turaza kugenda tubaganiriza umunsi tugiye kubaganiriza mu ncamake ku buzima bwacu bwahahise mu gihe cya kera tukiri bato. Numva rero twahera tukiri bato cyane abana sibwo nesungana naje haje ubwo turatangira primaire ya kuko uribuka ko abantu bagiye babitubazaho cyane twavuze inkuru ahantu henshi ariko tutabivuga neza tukagenda tuvuga mu ncamake. Umunsi rero kuri ako gace ka mbere wenda ku gice tugite igice cya mbere duhere hasi rwose hasi kugira ngo abantu bashe kubyumva neza n'undi nawe ushobora yaje kuzadusangiza ubuhamya bwe. Ni byiza ko twagiye tunabona benshi badusangiza ubuhamya bwabo. Yes uyu munsi rero reka duhere hano gute no vuga ngo kera hari muri 2000 mu 1990 urumva Jese nari naravutse hari bretse nibwo mama wawe mabukwe uvuze mama
Si ni mama mama wanjye. wacu mabukwe mu yandi magambo nibwo twamenyanye kubera ko ahantu mu rugo aho nari nkiba mu rugo nanjye nari umwana muto nkiga primaire nibwo mama wawe twamenyanye. Gerega ndi kumva inkuru kuko ako gace ko ako ntago gace kazi ngo mu 1990 99 mu gihumbi kimwe magana cyenda habura mirongo umwaka umwe cyenda ngo muri 2000 habeho n'icyenda yigo nawe mfite imyaka 3. Ayiwe myaka yanjye mugiye kuyibara umva ndabiyamye n'uvo ndi umwana daraho ugiye gutuma bibara neza wewe nimumbarire no kubona mvuga ntubabona ko nshaje ko nshaje cyane nose ntushaje bakubwiye ko njye nari kwemera umugabo ufite twakaveni baragushutse mbese nuko muri uwo mwaka nibwo icyo gihe nibwo nabaga kwa data wacu Igikondo Kigali y'Igikondo ni naho turi uyu munsi ariko Gikondo turayikunda tuyibayemo ese wowe wava muri Gikondo tutazavuga tukasanga turi Nyarutarama ntacyo hari igihe nyine umuntu ava mu bwiza ajya mu bundi icyo gihe ndibuka mu rugo twari dufite resitora yabaga aho bitaga munsi ya Kanzayire mu gishanga cy'inganda habaga inganda n'amagaraje n'inganda nawe ntabwo wari ubizi neza shiri warambwiye ariko bituma turaganira nyine inyunganira urumva nuko ubwo iyo resitora niho mama wa mabukwe yakoreraga nawe yari yo mu rugo ubwo nuko twamenyanye ndabyibuka umusaza wawe mukuru we yari mukuru ho gakeya ubwo nawe agufite nawe uri mutoya cyane bazabumva ko ndi muto cyane kabebe wari akabebe bayivuze ya myaka se aho rero niho twatangiye kumenyana niko navuga ngo n'umuryango wo kwa mabukwe nyuma rero kandi twe twabwiye abantu ko tuzababwira kameramani noneho uvuga twumve biga mu mwami uvuga Jeka mbwe dadu ibintu byo kuvuga imyaka yanjye hano ubwawe wayivugiye reka mabwire mwumve ko icyo gihe mwabyumvishe ko muri 99 dadu uvuga ibisubiramo none sinabaki ntacyo ufite myinshi kandi kamerama ariko mwamumenye noneho yanderetse ko ndurunje ahubwo ko yategereje mama kambyara kandi narirereye nawe yateza nyiri mu nda ariko ushobora kabya naramwirereye babyita kwirerera icyo uzaba nawe kiki ni ukuvuga ngo icyawe muragendana singora cyangwa cyo kiri iruhande ukaba wakibona cyangwa utakibona ubusa abantu bose banerese wari uriye iyi ngo ntavuga kavuga aba yabimenye inyuma hirya nuko ubwo twaje kwiga abana ba mabukwe twaje kwiga hamwe ubwo ndi kuvuga wowe kuko ari icyo gihe yari wowe na musaza wawe mukuru muri kubyumva tuza kwiga ku kigo kimwe ahantu bita ku Karugira muri primaire Karugira se apa ntago ari ku Karugira ariko Karugira ubwo umuntu ahita yumva ari nko ukahavuga noneho Karugira ahantu bita Karugira yes ntari ndakunganya ni muri Gikondo na hari waje kuhiga njyewe nari ndi muri 6e woza wahize icyo gihe wari mu wa mbere sikuri kumbaza inkuru kandi uyize vuga inkuru yawe numva utaza kubera kambwe kameramani njye ntago tuziranye oya nire kuvuga njyewe nawe ndakuzi Karugira ubu gise ufite imyaka ingahe yose indi yose ubwo icyo gihe rero twiga niho ruzingiye niho ibintu byatangiriye niho buriya baravuga ngo ujya guca umurongo abanza akadomo
mama mabukwe nibwo yambwiye ati rero bariya bana banjye dore ujye undebera mu gihe muri ku ishuri batagira akabazo bahura nayo. Icyo gihe rero nari kapiteni, nk'uko iryo zina mwakomeje kumva kapiteni, nari umukinnyi, nakinaga vore na football, ariko muri volleyball niho nari kapiteni. Ubwo rero ni naho iryo zina abanyeshuri bose bari bazi ngo kapiteni, abantu bari bazi izina ryanjye ni bake abo twiganaga hamwe muri class. Ubwo rero niyo mpamvu nawe wari uzi kapiteni, bakwibukije kapiteni izina ryagucanze cyagiye duhura tumaze kwegera hejuru. Ibi byarabaye nza kurangiza aho Karugira ndahava njya kwiga mu Burengerazuba, icyo gihe ni muri Gisenyi. Ubwo rero nawe wababwiraho gakeya. Ubwo urarangije kwiga nyine niga aho ngaho muri make wenda nkomejeho hari ibyagiye bicamo ukuntu nakwitagaho niko wirizaga, ubundi se kugira kukurengera wiririje cyangwa bagukubise ndibuka cyagiye winyagiza mama. Mva mbaye story dadu story ari kuyikabye ntabwo uri no gukabya ahubwo uri kugenda gake, volume yawe ni gake. Umva story muri redisi abantu bangasu bari kunyumva we. Umva dadu yari wa mutipe muremure, akababwa ukuntu yari ameze, yari wa mutipe muremure ariko ubona nyine ari wa mutipe uri seriye utagivuka kwirigeze, urumva. None ngewe mama yari yaranjyanye ku ishuri, ariko ngewe kuva kera abantu banzi Karugira nari umuntu niwe wankubita, narariraga wandeba nabi nkarira, ikintu cyose cyarandiza. Wamureba neza akarira, nabaga ndi wa mwana udashobora gukina n'abandi, nigunze nifite utubazo twinshi cyane, ndi kwibaza ukuntu no kumureba gusa yarariraga. isi oya ubu ngubu narakuze mani, urumva. None mama arambwira ngo dore azana kapiteni, ati n'uyu ugira ikibazo jya ubwira kapiteni dadu. Nanjye isazi yankoraho, umuntu yandeba akantu kose, umuyaga wahuha kapiteni barankubise nyine nazaga kurege nsizo arambwiye ngo uragira. Ariko urukundo ari ikintu kizakwereka urukundo, umuntu we ntaga kuva mu mutwe. Nahoraga nishyuza mama ngo umuntu twigaga Karugira kapiteni yagiye, mama gashushanya akibuka akamubwira wapi, ntabwo ndi kumwibuka. Abantu ababyeyi barakura bakibagirwa neza, akamwibagirwa namubaza kapiteni. Nahereye mu wa gatanu seconde primaire mubaza kapiteni yagiye kugeza ndangije nyemubaririza. Ariko narahise bagiye muri Amerika, bagiye nkumva nyine mwari abahungu babiri ku kigo, undi sinzi ukuntu yitwaga. Abahungu bari barenze ku kigo beza kandi barebare, abahungu nta muntu utari ubazi kandi benshi. Si wese wari mwiza gusa aho twakundaga kugendana kandi twaranakinanaga, ariko bari nka bane twabaga turi kumwe inshuro nyinshi. Ngenzi babiri ko mwari mumeze nk'aho umuntu avukana. Hari se mbavuga reka ariko wawe kubavuga se babaye batabishaka, reka tega ko bayita mudashaka. Ariko bose ni abasportif n'ubundi barazwi, umwe ni umusifuzi asifura mu twavuze ngo wibivuga ntago muvuze nyine nese kugiye kumva ndi n'umukinnyi muri n'Amavubi. Urumva ukuntu byagenze rero, kapiteni naje kumubura. Urumva yigaga mu wa gatandatu nyiriga mu wa mbere, ntago yari kunegereza rwose ku kigo, naje kumubura. Tangira ubuzima bwo kwiga ku Gisenyi primaire, ngiye nuko nayirangije mu wa gatandatu, narize ndarangiza segonderi. Ese kuki utibutse ko wasize umwana inyuma ngo uze no kumurera? Oya narabashakishije, ahubwo nyuberwa ahantu mwagiye. Ese nuko utavuze akadobo, utavuze akadobo. Yego shabuwe akadobo mwana, inkuru zawe amaboko azadukubita. Adukubita se iki? Mama wanjye ukubiza arakubitana. Yes mbo uvuga ngo ako kadobo kanyivugira akadobo mwana, mva mubwire twebwe twari abana batatu. Maboko ubirebe niba ufite se maboko aragukutwa, mama wanjye ararwana kubiza atanu muzi mama wanjye ngaho ubaha mama arabwana. Umva twe twari abana batatu, mama aradufite turi abana batatu, ariko aba bana batatu tudafite papa. Muri kubyumva?
noneho mama urumva ubuzima bwo bwa kera gushakisha abana n'iki uri wenyine uri umumama wenyine ajya gukora kuri resitora yaba muri kubyumva ajya gukora kuri resitora yaba uyu nawe ariyo akiga akajya no ku kazi uyu yigaga anakora nimubone gutya noneho umunsi umwe nguyu nguyu yabona mama ngo ari kurira anze kubivuga sha ari kurira ngo aramubaza mabukwe aramubaza ngo mama bite kuri kurira byagenze gute mama Jire bamwita mama Jire mama wanjye ngo aramubwira ati mwana wanjye se urabona amafaranga iwanyu bamemba urabona nazakoresha iki koko kwishyura inzu gukoreshaho abana ni ikibazo ko wibaga ibiryo ntibazakwica abantu bibaye narashyikiraga n'ibyo mu rugo hari umuntu wibi waba arashyikira urumva noneho uyu nguyu abwira mama wanjye ati rero kuva uyu munsi wowe nshakira akadobo kari akadobo kanditseho nomi harya nomi bwa budobo bwawe mu bwa kera yarakoresheje neza tugashake neza uko ukanzanira noneho ubwo urumva kubera ibibazo byo kuvuga ngo amafaranga kwishyura inzu iki noneho abwira wowe no kugaburira abana nkeneye ko barya neza n'iki abwira rero turi muri resitora ikibazo cyo kurya cyo gishyire ku ruhande cyo kurya ibiryo nsambi kumenyera ubwo naha akadobo katurutse nkajya mushyirira mu kadobo ntabwo ni ukuvuga ngo muri resitora abantu barateka hari igihe bidashira noneho umuntu agafatagaho bike nkamushyira ibindi tukabijyana nkabizana mu rugo ubwo nkagutotorera yaba ifi kuri gusimbuka none ze byose si ibiryo ubanza se wumva watangiye akazi ko gushyira mama wanjye ibiryo none umunsi umwe ndibuka twari dutuye munsi y'urusengero rw'abadeperi bwarugera hari nko muri bibiri muri 1998 gutyo bibiri Reco yarataravuka muri bibiri none Reco yavutse muri bibiri muri 1999 mu mpera buriya tu kushamana 99 ariko muri kumva uwo mwaka datwaye imyaka myinshi urumva ndi kumanuka mama arambwira ngo akira aka kadobo kajyana imuzu numva amakaro nibwo bwa mbere nari ngiye kurya amakaro amakaro nandi maremare mama bino biryo bikuye mama ko biryoshye ngo nabikuye mu bazungu nkora mu bazungu ndibaza mama akora mu bazungu ko nta gifaransa avuga akora mu bazungu ubwo rero uyu nguyu duhura nibwo yambwiye ko ako kadobo ari wowe wamuzaniragamo ibiryo ubwo igihe cyarageze ko mama wanjye akazi yakoraga iwabo kenshi akajya amutuma kuza mu rugo akangaburira akanyuhagira akagisubira ku ishuri dadu ubwo icyo gihe nari narajya hehe kwiga nari muto kugira ngo njye kwiga cyane ibyo cyane ntabwo bihagije uyu ngiye kukuraburiza oya ntawe ariko dadu ni umusaza nawe nyine mu byumve namwe icyo gihe ariko ndi proud y'imyaka yanjye niba narigaga mu wa mbere akaba yigaga mu wa gatandatu urumva imyaka ndusha ibibara ariko ni myinshi iyo ni mike umva ko yari mike ahubwo urumva ukuntu byagenze rero dadu urumva avuye ku ishuri ariko akazi ko kunyitaho kararangiye yaragiye nyine mu gushakisha ahandi kwiga ahandi ubwo nuko namubuze nuko twaburanye ubuzima burakomeza ahubwo ni ukuvuga ngo njye nagiye kwiga ku Gisenyi wowe uriga urarangiza hariya Karugire ni ukuvuga ngo nyuma naje no kurangiza ku Gisenyi ndagaruka ariko sinababona ngo twa twaragiye ngo Rwamagana ngo mwari mutuye Rwamagana twaje gukubitwa tukiri Rwamagana ni inkoni none nese ubwava muri Kigali ubu ngubu ukavuga ko uhunze ntacyo Imana ishimwe mwaragarutse ndanababona ubwo rero uyu munsi twongeye guhura nyuma yaho twahuye ari kuwa gatatu no mbere yaho ndajya nkubona ku rusengero bisanzwe nawe nk'iminsi mikeya nabonye nyuma mama wenda musuhuza wowe hari ukuntu wari uri kumwe n'abandi
ngiramo agasoni ko kutanza kugusuhuza ariko ese kuki nyuma wabajije turi mama gutaha wanjye ngo wa mukobwa ngo najyaga ngaburira ninde kandi utarunze warambonaga bitumenya ko ndi wa mukobwa oya narakubonaga isura nkayimenya nkabona ndakuzi Mm. nkabona ndakuzi koze urabaye inkumi mu rwerekanaga akana gatoya mu wa mbere none duhuye warabaye inkumi ifite fiance gusa ibyo bintu mwebwe mwabivuga gute ngaho ibaze nawe icyo gihe duherukana wiga mu wa mbere primaire ndangije harya babivuze kuyamye waranyogeje nuko ntari nuko ubwo akanentekereza ariko ntabwo nkavuze komeza ukavugane n'uwenyine dukomerezeho nakubonye ku rusengero nkibazaho niba ni wowe niba ariko nkabona ni wowe sibyo nanga kwita inda ahubwo turi gutaha nibwo hari ahantu twahuriye mu bice bya sejemu hirya nibwo nakubonye uri kumwe na mama wawe nibwo nashuje mama kuko yaranzi cyane yambonye aranyibuka nibwo sasa aho ngaho wanyiriyeho uwo munsi najya nibagirwa rwose nkamusuhuza wera abana bari esejire bite abantu badukurikiye barabyumva ni gute waba ufite fiance ukajya kureba undi muhungu ntabwo nagombaga kwiteza uvuga ngo nabo mwabanye abo mwari muziranye n'abaturanyi bose wagendaga umuntu iyo afite fiance aba yambaye fimerate none wareba umuhungu w'abandi ushaka iki kuba uwawe ari uburenze yego rwose kandi nabonaga uri aho yego gute wari uri aho nyine wari uri innocent murabona ko uri inzirakarengane yigendera neza ariko ubona umuntu ukabona umufitiye ibu ntabwo ubizi wabonaga mbabaje nyine ikintu oya ntabwo ari ukubabaza ubona ngiye kukuntu umeze oya nka munatanirete dadu reka mbasite dadu nta mutoma yanteye ngambwira uti ami urakarabo ko mu nyanja ibyo bintu byose muzi ibikorwa ibaze umuntu nareze n'umwana buruzi ukuntu amutotoreraga isamake nicyo kintu nkunda kwibuka cyane kuruta ibindi mfite ubwoba ngo atamirihwa akinyagiza nkagenda nkanyagirwa ndi nkamutahana mu rugo nkamuhoreza icyayi uyu usanga hari aho ikunda abantu biyanduza urumva mama we yari ahari usanga mukuru we nkagira ngo mwese yiyandura nkahita mwuhagira ngahindura imyenda ngo kuvuga ibikorwa biruta amagambo mama wanjye ndabizi ko biruta amagambo ariko hari akantu umuntu agenda nyine ndikubwira ko ibintu byacu byabaye nyine maji nta kintu hari abantu baba bazi ngo waraneretse ko abantu ngena narabananiye ariko barabizi gusa icyiza abo bavuze amagambo menshi nkora ibikorwa byinshi ndakwegukana barakubajije ngo ni iki washoboje Naomi si babikubwiye bakagira ngo koko ari umuhanzi ngo ufite imitoma ngo waneye ngo n'indirimbo wanyandikiye ni uko kihuse ako kantu ari kuzakavugaho wari kuzakavuga nyine ari kuzakavugaho ikindi gihe ariko ntacyo nyine ugakomojeho reka nkavuge kuba nta nubwo wenda abantu benshi batari bazi ko nanaririmba cyangwa naririmbaga icyo gihe abantu barakubonye uririmba ndashaka gukobora oya ndashaka gupfa wiririmbye uzi ko tutazahura mani nguzi iyo ndirimbo tugiye mu mateka yayo rero nayo ni iyindi story ubwo rero bituma rero tuyivugaho none urugendo rwo twarahuye sejemu tumaze guhura mama wenda ndamusuhuza mubaza Jules ambwira Jules arahari ari mu rugo gutya na gutya mubaza wowe nguriye ndavuga nibyo najyaga mubona ariko nkibaza aba araguhamagaye ndaza nyine ndagusuhuza wanyiriyeho bivuge neza ukuntu ariko reka ngo nabisubiyemo ntabwo nari kukwiteza kubera ko nari mfite fiance bari no ikiragera yari no kunyandikira reka ne kuguha amapeti kandi ntawe waba expired umva uriya muntu ntacyo ubwo nariyuburuye rero urumva uwo muntu nyine n'uwo muntu abeg ariko dadureka nkubwiye tuvugishije ukuri iyo ufite umuntu muri guteretana ukabona undi muhungu niyo yaba ari mwiza gute ntiwemere kubireba kuko byararangiye abantu bameze gutyo niyo abantu baba batabakunda ibyo ndabyemera
ariko ntabwo wakwirengagiza abantu mwabo uzi ko buriya none se muri kiriya twabanye gihe ko twari nari tumeze umwana nk'abavandimwe nari umwana ariko warabyibukaga ko hari akadobo Gusa- akadobo karakibuka kadobo bakikavuga nibwo nakubashyemo nibwo yabihaye umwanya akantega amatwi ugatega amatwi noneho ukumva ukanafunguka za filime ukazambura ukandeba njye ndimo gushaka kukubaza ni iki cyatumye unkunda kandi kirya gihe barakubwiye ko mama wanjye neka ko yakubwiye ko mfite ubukwe ako kanya tugihuye yarabimbwiye nawe ubwawe nyuma urabizi ko nabikubajije urabimbwira rwose njyewe numvaga ngomba pe nubwo mu mutima wanjye nkikubona ntago nahise mbimenya ko ubu ufite nanabimenye ariko babimbwiye nyine mu bimbwiye ariko nkikubona nahise mvuga nti ubu rero mu mutima wanjye ubu ngubu umubano ugiye gutangirira kuri 0 gute se ni ukuvuga ngo bya bindi byarabaye twari abana tubicamo gutya na gutya kuko hari igihe mama yaga ananseka ngo shanga ukuntu unyitaho ngo ukuntu wambaye hafi ngo nzagushyingira umukobwa wanjye tukanabipavuga kariya kana uri kumbwira ngo uriya ngo ashobora kuzabyara nka 3 wowe ukiri aho ngo abakobwa ntacyo ariko byari rimwe nawe byari rimwe byariye rimwe sawa iyo gutindishira gutegera cyakoze ni umuhungu we twese twabyaye umuhungu ni ukuvuga ngo rero kiriya gihe nabitekerejeho agatima karatera nyine avuga yabaye inkumi njyewe noneho reka njye nkubaza ko kuri gusimbuka ibintu ukajya nkubaza ni gute mu rusengero turi mu rusengero rwo kamera njye wayishyiragaho ibi byabaye nyuma ho gatoya none wari warambwiye ko mu nda hariya wapi ibintu byose ukunze uhita ubimubwira ako reka mubwire kanya ibintu byose byabaga ku rusengero byarahuriranaga umva Kubera n'abantu iki? babyumva ibintu byose ni ku gihe nyine byarahuriranaga kubera iki se nyine byahuriraga ni ukubera najya urukundo hanze nsohotse tugakubitana ni Imana nahindukira tugahuza amaso iduhuza ariko nyagasani mbega ukuntu watwika yewe gawe murumuna wanjye rero nyine kuko byatumye nawe unyibaza ku kiriya murumuna tuhura wanjye niwe wa muntu wa mbere murumuna wanjye niwe wa none se muntu ubundi twahuzaga amaso yawe uri niwe muntu wa kuyajyana mbere he wambwiye ngo uriya muhungu aragukunda oya amaso twayahuzaga yawe uri murumuna wanjye kuyajyana he ibaze twari twicara ngo turiya muhungu do imana turi no mu rusengero ibaze mu rusengero ngo turiya muhungu aragukunda turiya muhungu ankunda ariko atanze ariko kamera ari we yashyizeho gusa bya bikorwa biruta amagambo nsohotse dukubitanira hanze nahindukira umuhungu tugahuza amaso nakunama nareba hasi nkamubona mbese ibintu byose byanshanye ubwo nahitaga nshaka nshaka akantu njyewe n'abanyamakuru nko kuri televiziyo niko aya makuru ari inama bakunda gushaka akantu baba bashaka umukobwa utwika akaba ariyo bashyiraho cyane none ufite ingendo wagendaga kiwe kamana reba mwaba umwe mujye mwiga kugenda neza hari demashi yica mu bwonko ikurura ivuga yagendaga ameze ku igikorwa urimo cyose tuma kivuga acecetse mu gingo agacicikara ni igikorwa urimo cyose tuma kivuga niba uri gukamera kamera ivuge abantu bose bari bamuzi turamutipe ariko abantu bose kuva kera bazi ko yitonda ntabwo yiyemera ahubwo ndarivutse oya urumva nawe wabivuga ko nawe unzi twize hamwe nariyemeraga cyane naritonda waritondaga ariko hari igihe umuntu yitonda akabizira nyine akabona yiyemera cyakoze none wowe wabaga ucecetse mana reka mbabwire yarahumuraga yaratambukaga nkumva nanikora umutima ibyo bita guhumura ukagenda utanikoraho agenda ibazuze ko yazaga mu rugo nkamwumva atarahagera muri santimetero ntazi umubare none se ngo washakaga amagambo ibyo byonyine ntibihagije none kintu kandi ubwo ntibirangiye ikintu cyose navuga niyo cyabaga kigoye kuri we cyabaga cyoroshye rimwe nkamubwira ngo ntujye ku kazi ntajyeyo ntujye kure ntujye igisenyi ntajyeyo ndibuka ko n'umunsi yaraje icyo gihe mfite ubukwe yumva ko mu bukwe bwanjye harimo ibibazo yaraje arambwira ngo twavugana ese ubukwe bimeze gute ko yari mu bantu bazajya muri protokole y'ubukwe bwanjye
urama serivisi sha ansanga mvuye mu biro kwa pasiteri ndakaye cyane n'umujinya ngo nari mvuye gushwana n'uwo ngo nese ngo bigeze ndwe ko ninde wakuntumye wowe bite byawe nari ngiye kurya ikintu gusa ngo kuri kuvuga imva arafite ibyubahiro nkuko muri kuvuga nabi ndavuga ngo ntago ndi muri modo mpamagara ndamanuka kwasigara yumewe none ndagenda mu rugo narakaye bigeze saa 11 arampamagara ngo nabavugisha izo utakinga ngo bavugisha nabavugisha rero reka nkubwira akantu kamwe ngewe kirabagiye nubwo wari warakaye naraguhamagaye nibyo ariko navuga kwa kesa ngomba kumenya ni ibiki biri kujya mbere kuko numvaga nubwo wari uhangayikishijwe se n'ibiki nubwo ngewe nari ndi kuvuga ati ubwo ntago uri uwanjye sibyo kuko nari maze kumenya ko ufite umuntu ko mwari mufite ubukwe icyo gihe wambwira ko mufite mu kwa gatatu natwe twari mu kwa kangahe sinibuka neza ko nko mu kwa 9 simbyibuka neza ngewe numvaga nk'umuntu nareze nagize uruhare mu kurera numvaga ngomba kuzakora ibishoboka byose basi ubukwe bwe bukaba bwiza kishima nubwo tutarakibaye wayo ko wagiye uvugisha sevre icyo cyo ndakivuze reka nkubwiza uko numvaga kuko wari wamaze guhitamo none nari kubyica rero ntabwo nashaka ngweda ubu ibintu by'ubukwe tuzabivuga ubutaha ariko wibuke neza ko ngewe nashakaga umuhungu umeze nka Rambo urumva mu bisheke wa muhungu urwanira umukobwa sibyo kumbwira ngo wari untegereje ngo nishake ngo ngende ngo nubwo ngo ubukwe bwaba bwiza nari ngiye kujya mu rugo se nishimye ariko ntago nari wagombaga kumenya ikintu ibyo nabimenye nyuma kandi niba wibuka neza nabimenye nyuma kandi nagiye nkugira inama ngira ngo nkubwira mugende muganire kuri ibi kuki utapapuye umukobwa se ubundi hari ukuntu abatipe muri kamabwira hari igihe umukobwa aba afite agahinda kandi akakwiyegamizaho gutya urumva jya ufatirana bebe urumva uyu nguyu nuko nyine harimo ibintu by'ubushiti bwanjye nawe turi inshuti ubundi we nari kugukatira kubera ko ntabwo wari Rambo mu bisheke ubundi wari kutumpapuro uriya mutipe ukatumwereka ko burya n'inyagasamburiremo ntabwo ari ukubwica yari kuza akavuga ati harakuru ubundi abatipe sinzi ukuntu mubigenza none se ntabwo nari nzi ahantu mwahuriye sinzi uburyo mwamenyanye sinzi ngo umukunda bingana iki kuko ngewe unambona umuntu ajya ku rugamba kurwanira uwo yakunze ariko narabibonye ko hajemo ikibazo kuko twari n'inshuti turabimbwira nyuma nirwana ntabwo wambwiraga ngo wumvaga hari ikintu wakora ibintu byaba birebire vuga ntabwo wambwira ngo hari ikintu wumva wakora narabivuze nk'igikize oya uretse ibyo tuzabivuga ubutaha ibyo ubutaha kubera aho bigezwa ntabwo twabivuga ngo tubimare ariko ubutaha tuzahera hano mubwire njyewe mbabwize ukuri ukuntu ibintu bimeze ukuntu byagenze kubera ko ntabwo nari kwica ubukwe ariko kandi umutima wanjye rwose n'ababeshyi do bum 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 se what meaning umutima gwanjye umutima gwawe gwateraga mu gwawe nase umutima gwanjye gwateraga mu gwawe njye nari ndi mu mutima wawe vuga ngo ubwawe gwateraga mu gwanjye uri kumbeshya none iki nyine tuzabivuga byose njye nzaza mbabwira ukuntu umutipe nk'ubu yifasha akarema umuntu udahari urumva akambwira ukuntu afite sheri yaranerese akajya abicisha mu bikorwa bikanga akabona wapi nyine nzaza mbabwira ukuntu yaremye umukobwa nkishiramo ko mfite mukeba none nari kugomeza nkakugenda iruhande ufite fiance ufite iki sinirwana nanjye mvuga ngo ufite umuntu uzaza ubwira abadukurikiye impamvu waremye umuntu udahari utabaho reka wangiza ngo afite imisatsi nk'iyanjye barakubeshya ariko uzi impamvu ako kantu nakavuze reka nzaheraho kubera ko iminota yagiye kandi tugomba gusoza reka ariko iminota yagiye tuzagaruka tubabwire ukuntu byagenze mba tubafitiye ibintu byinshi byiza mwicare hamwe gusa mukore subscribe musharinge mutere comment abantu badukunda rwose kandi n'abantu mutatwanga mutwihangane kuko ntacyo turi gukora harimo ibintu byinshi tuzabaganiriza
byinshi na mbere yaho ni ukuvuga ngo na mbere yaho twigeze kuvuga n'intambara twahuyemo z'imiryango noneho tuzanatangira aho byatangiriye kuri zeru. Noneho aha twavugaga ibyacu bwite babiri, hari n'ibintu abantu bagize amatsiko birafasha natwe, hari abaduhamya bukatwubaka nk'uko natwe ubwacu bwakubatse kandi buzubaka n'abandi. Murakoze cyane rero kutuba hafi rwose, mukomeze mutube hafi, mwe mukandeho gusa, ubundi buri munsi ko ikiganiro kigiye muzajya mucyo tujya kubona ko badukunda abarundi ibizu ababebe bo muri Amerika na hehe mu Rwanda. Uzashaka igihe ujye kureba abo bashinga nahe abarundi, ariko abakenyezi abakenyezi umva tuzaza kubakorera imisatsi. ukuntu badukunda. Murakoze rero, turabakunda. Ciao ciao. Mujye mwiga ariko no gusuzanya ku kaje kanyu, urumva cyo biri romantique. Uzi ko umunwa gwawe gutebeye mu gwanjye. Gansoma neza. Shanago babizi. Bye bye, see you.